Utazi Rwanda Vedaste Mbonera Radio Izuba mu karere ka Rwamagana uri mu murenge wa Nzige. Abaturage bo mu murenge wa Nzige ndetse no mu mirenge itandukanye igeze akarere ka Rwamagana barasaba ikigo cy'ubutaka ko cyabafasha kugira ngo bajye babonera ibyangombwa by'ubutaka ku gihe, dore yuko ahanini bahora basiragizwa babwirwa yuko ibi byangombwa bitaraza, aho umuturage ashobora kuza hafi amezi agera mu 8 atarabona icyangombwa. Nk'uyu muturage dusanze hano mu murenge wa Nzige ku biro by'umurenge wa Nzige, akaba avuga yuko yadepoje mu kwezi kwa kabiri ariko akaba atarabona icyangombwa, kandi randi office amubwira yuko ibyangombwa biri ku karere ariko akaba yarategereje yarahebye. Ibi rero bikaba bibatera imbogamizi mu gukoresha ubutaka bwabo nk'iyo bagiye kugurisha cyangwa bagiye gukora mutation, bikaba byatuma wa wundi ugiye kugurisha atabasha kugurisha kubera ko agomba kugurisha ari uko afite icyangombwa cy'ubutaka. Mwiriwe, tugusanze hano. Yego. Bimeze bite ngo ikibazo cy'ibyangombwa? Wapi ibyangombwa byanjye bimaze nsirajya hano umwaka ugiye gushira. Natangiye kuza hano mu kwezi kwa kabiri, none bigeze muri uku kwezi kwa 10 nshaka ibyangombwa by'ubutaka. Nza hano ku irembo barambwira ngo bigiye gusohoka none ndebera bigeze mu kwa 11, bakambwira ko ngo bigiye gusohoka ku karere, ngo bigiye gusohoka. Murasaba icy'akarere ka Rwamagana? Turasaba ko batuvuganira tukabona ibyangombwa by'ubutaka byacu vuba bidatinze. Kutabibona ubona byarakudindije bike? Sinzi, ni ukubera bano bakozi bo byakudindijeho iki mu mikorere yawe kuba nta byangombwa ufite? Kundindiza nk'ubu kuba ntafite ibyangombwa by'ubutaka ni ikibazo kindemereye. Nta serivisi umuntu ushobora gukora kubyerekeye nko kuba kujya muri banki, kuba naguza amafaranga nkaba nagera gute. Urumva ko ni ikintu kiba kimbangamiye cyane. Uyu nguyu kandi akaba agihuriyeho n'abandi baturage cyane cyane bo mu mirenge itandukanye aho twagiye tunyura, bavuga yuko ibyangombwa byagombye kujya biboneka vuba kugira ngo ubutaka bwabo bamenye n'icyo bugomba gukoreshwa, dore yuko nk'abaturage bo mu murenge wa Muyumbu nabo bagaragaza iki kibazo, aho ubutaka bwabo batazi icyo bukoreshwa, ku buryo bagiye gusaba icyangombwa cyo kubaka usanga biza bigaragara yuko kirimo ubuhinzi, noneho nyuma kandi icyo gihe akaba atakwemererwa kubaka. Ibi ngibi kandi bakaba banabishingiraho bavuga yuko mu kujya mu mabanki hagomba kuboneka icyangombwa cy'ubutaka, iyo utakibonye ntacyo ushobora gukora. Utazi Rwanda Vedaste Mbonera Radio Izuba, Inzige mu karere ka Rwamagana. Hakizimana Emmanuel Mbonera Radio Izuba mu karere ka Kirehe uri mu murenge wa Mpanga. Aha turi mu kagari ka Kankogo mu mudugudu wa Remera, ahari urupfu rutunguranye rw'umugore witwaga Mukantuheri Anuarite w'imyaka 38 y'amavuko. Tuhagera twasanze hari abantu benshi ariko bababaye cyane kuko bavuga ko urupfu rutunguranye rw'umwana wabo atararwaye, batazi uburyo ki yapfuyemo. Bamwe mu bari barahangaha ubwo bari bashe gushingura uyu nyakwigendera Mukantuheri baratubwira uko bakiriye urupfu rw'uyu mu mama ndetse n'ibyifuzo bafite. Jewe byambabaje cyane. Amazina nitwa Muyombano Alfred. Mukantuheri ni mushiki wanjye. Jewe maze kumva ko yiyahuye nagize agahinda, ariko sinabishyiraho komanteri cyane. Ariko ngewe hari ikintu cyambabaje. Tumaze kugera ku rupfu rwe tugiye kujya kumushyingura, twagiye kumushyingura dusanga umugabo yatorotse. Byatubabaje, bitugaragariza yuko ari nawe wagize uruhare muri urwo rupfu rwe. None twebwe tukifuza nk'ubuyobozi yuko bwamukurikirana bukakora iperereza bukamubaza icyatumye atoroka, nicyo cyagaragaje yuko aricyo cyatumye apfa. Murakoze. Nanjye nitwa Karemera Valence. Urupfu rwadutunguye, rwatubabaje. Twagize igitekerezo kuri uwo muntu wabuze ari muramu wacu, yakadufashije muri ibyo bibazo twagize. Icyo kintu cyatubabaje mu mutima. Murakoze. Turifuza ko ubuyobozi bwadufasha bukareba nyirabayazana w'ikibazo. Tugize amahirwe yo kuganira n'umubyeyi ubyara uyu nyakwigendera, nawe aratubwira uko yakiriye urupfu rw'umukobwa we ndetse n'icyifuzo afite. Murakoze. Nkimara kumva urupfu rw'umukobwa wanjye, narwumvise ruvuga ko yihaye umuti, noneho ubwo umuti arawunywa. Amaze kunywa umuti urumva ko wamuguye nabi, ubwo baraza
ihurura ngo bajyana kwa muganga. Bagejeje kwa muganga Nyarutunga niho bamubanje, ubwo biranga bamutwara Kirehe. Bamugejeje Kirehe ubwo niho yapfuye, niho yaguye. Ubwo rero akimara kugwaho barongeye baramuhindura. Bamaze kumuhindura ubwo barampamagaye, bamaze kumpamagara bambwira ko byarangiye ko umurambo bawuhinduye. Ubwo rero yaraje, ubwo twaraye turabajya gushyingura kuri uyu munsi. Ubwo rero tuje gushyingura, ikintu tubabaje ni ukubona atadufasha mu kababaro, ahubwo ngo yahunze, ngo tutaba twamumerera nabi tukamwica ngo n'ubwoba yagize. Twebwe rero nk'ababyeyi, nk'umubyeyi kandi turi gukurikirana ko umuntu biri kumvikana ko umuntu yihaye umuti, twebwe tutamenya ibibazo byabo, usibye ko nta makimbirane twebwe twari tuzi. Amakimbirane yabayeho mu bihe bya mbere, yari yarabayeho mu bihe bya mbere, ariko byari byararangiye usibye bapfa ishyari. Ubwo rero niba ishyari ariyo nyirabayazana, ubwo urumva yuko nimwe ikibazo cyavuye. Twebwe rero nkanjye se w'umwana, ubwo naje n'ibibazo nabibajije, ese ko umuntu atahari kandi agomba kuza guhamba umuntu we, ubu ngubu jewe ndafata umuntu ko niba twari tumusangiye, jewe naramubyaye, ariko we. Murakeka ko impamvu yatumye umugabo w'uyu nyakwigendera atoroka ari iyihe? Ni iyihe mpamvu mukeka ko yaba yabuze hano kugira ngo abafashe gushyingura uwapfuye? Rero ngewe ukuntu nabibonye biratubabaje cyane, ariko impamvu kibitera yatumye yiyahura ni uwo mugabo we wamuhozaga. Iyo shorekeye iri naha mu mudugudu, bamaze kubitubwira abaturanyi baturanye, ariko twebwe turifuza yuko nk'ubuyobozi n'ubwo umuntu atagaruka bumukurikirana ukamubaza impamvu yatumye ibyo bintu biba, kandi yarangiza agatoroka umuntu yapfuye ari aho ngaho tukaba tumushyinguye adahari. Rero twebwe nk'ubuyobozi rwose, nk'umunyamakuru wacu tubonye, mutubera abavugizi bakurikirana uwo mugabo azagire icyo avuga. Okay. Ni izina ryanjye nitwa Gakuru Augustin, nkaba se wabo w'uwo mwana. Ubwo ngiye mu kibazo mfite kuva mpageze, ari nacyo cyateye imbogamizi nyinshi cyane. Ayo makuru twayamenye ejo nimugoroba saa 12, bitubera ikintu gitunguranye rwose gikabije, tutamenya n'uburyo bwacyo. Ubwo aho bwakereye turakomeza turwana n'icyo kibazo. Ubwo tuhita twitabira kugira ngo dutabare turebe impamvu yabyo. Tuhageze ntabwo twabonye umugabo nyirizina ari umugabo w'uwo mwana, ari we mukwe wacu. Noneho iyo nshoreka afite ariyo Karureta, ariko bakari basanzwe ngo bashyamirana, amuraza kunkeka. Hakaba hari n'ahandi bari bagiye gushyingura ejo bundi, niba bari kumwe bose bavayo n'abandi bantu baraza baje amuraza kunkeke. Amuraje kunkeke bituma nejo amuzindukiriza ku yindi, bituma bigeze igihe cy'umwana kwiyahura. Ubwo urumva rero nyirabayazana ni uwo mugabo niyo nshorekeye. Jewe nkanjye niyambaza ubuyobozi, jewe Gakuru Augustin, ndasaba kugira ngo byibuze mubakurikirane, ngiye mubabaze impamvu ishobora gutera ibyo bintu. Kandi none tugiye no kujya kumuhamba, tubura umuntu, tubura nibura ngaze avuye ukuri kwa biteye, cyangwa yisobanure, cyangwa nagi. Ubwo rero twe twahambye umuntu adahari, yahunze. Namwe mukurikirana icyo kintu, murebe, twebwe mudukorera ubuvugizi. Bwana Mwihaye Thomas ni umukuru w'umudugudu wa Remera mu kagari ka Kankobwa, aravuga intandaro y'urupfu rw'uyu mugore, icyo yaba akeka cyaba cyatumye uyu mugore ahitamo kwiyambura ubuzima. Icyo nabanyeka nuko yaba atashakaga mukeba we, kuko niyo kintu abona cyavuyemo urwo rupfu. Hanyuma ubundi bari babanye bate uyu nyakwigendera ndetse n'umugabo we, bari babanye bate? Byari bimeze bite muri make? Dusobanurire. Muri make ukuntu nabibonaga muri no minsi, nta kibazo bari bafitanye, nabonaga umutekano ari wose. Ariko naje gutungurwa nuko umugore bambwiye uko yamaze kwiyahura. Nshakisha ikintu cyabiteye ndakibura, ariko naje gukura amakuru neza, imbona yuko mukeba we uwo ngo witavye Imana atashakaga uwo mukeba wiwe.
ntabwo rero nabona ikintu cyatumye yiyahura bwite, ariko bari babanye mu buryo ubona nta kibazo cyari gihari. Bwana Mudugudu, noneho ni ubuhe butumwa waha abaturage ubereye umuyobozi mu rwego rwo kugira ngo babane neza mu mahoro hirindwa impfu za hato na hato nk'izi ngizi? Ubutumwa nabanza kubaha ni ukutahishira ibibazo bafite mu ngo zabo, bagumya babigeza ku buyobozi mbere na mbere bikagaragara tukabikemura. Nimba hari ikindi wongeraho watubwira nta kibazo. Nageraga ngo nihanganishe uno muryango n'abaturage, ndetse n'urupfu rwanatubabaje cyane. Nongeyeho kuvuga ngo bino bintu byo kuzana amakimbirane mu ngo na hato bagumye badufashe rwose, barehere mu isibo, babwire imiryango, inshuti z'imiryango badufashe, barebe umutekano rwose, bagerageze. Bino bintu ntabwo twabyishimiye cyane rwose, ni ibintu byatubabaje. Bwana Nzamurambaho Janvier w'imyaka 34 y'amavuko, tuganira nawe kuko yari umugabo w'uyu nyakwigendera, aratubwira ukuntu yakiriye urupfu rw'uyu mudamu wiwe, ndetse anatubwira n'ingamba afite zo gukomeza kurera abana amusigiye. Ni byabaye kandi Satani nyine bwo uko akora nuko nta kindi umuntu yarenzaho ibyabaye. Igisigaye ni ukuba hafi y'abana, umuntu akarera umuryango. Ko biri kuvugwa ko uyu mudamu wawe akimara gufata iki cyemezo cyo kunywa uyu muti akiyahura, ko abaturage bari kuvuga ko wahisemo gutoroka ukamusiga wenyine kuva aho yagiye ku kigo nderabuzima cya Nyarubuye akajya na Kirehe, naho bagaruriye umurambo ko utari uhari, bakavuga ko ndetse no mu gihe bagiye bageze mu mwanya wo gushyingura wari udahari, bakavuga ko ngo wowe watorotse ukaba uje nyuma, ngira ngo bari hafi gusoza. Byo urabivugaho iki? Njye ntabwo nigeze mutererana, naje hari mu gitondo nageze nsanga arimo araterera insina, aterera udukoma mu nsina. Ninjiye mu nzu mfata telefone nzishyira ku muriro, kuko nkora akazi ko kujya kumama ibitoki, mpita njya kugura ibitoki. Ubwo ndamuhamagara ndamubaza nti se hari abantu barimo kumpamagara kuri telefone? Arambwira ati hari abantu barimo baguhamagara, ariko nababwiye yuko wagiye kugura ibitoki. Ubwo hari ibitoki 3 nari nguze, ndabiheka ndabizana igihenje, nsanga hari abantu benshi bishoboka kuba yarampamagaye yaba yanyweye umuti, ko narahageza nsanga abantu bahashengereye bari kuvuga ko anyweye umuti. Ubwo nahise nshakisha uburyo ki tubona moto, ndamuterura mushyira kuri moto, tujyana Nyarutunga, dufatanya n'abaganga. Igihe bari kumushyiramo serumu tumwuriza ambulansi, ubwo bamwohereza Kirehe. Igihe nanjye nje ndimo nteganya guhita mbakurikira, nasanze hari umugabo bita Ntezimana ariwe daso, musanga hano mu rugo. Arambaza ati se ati agacupa ko yanyoye waba wakabonye? Ndabwira nti ntabwo nakabonye, reka tujye kugashaka. Baragafotora, bamaze kugafotora turagenda, tugeze hirya bambwira ngo hari utunyandiko ngo menya ngo bagiye ngo kunkoresha ngo ku kagari. Ndamubaza se Ntezimana, inyandiko muri kunkoresha yigereka ku bibazo nahuye nabyo ni iyihe nyandiko? Ntezimana ati rero ati wowe nguno tugende, ati ni inyandiko. Ubwo ndaza ninjira mu ndambwa, rero ntabwo nagenda ku kagari ndi nambaye nabi, reka nze nambare tujyane ku kagari, ugiye mu buyobozi n'ubundi hari igihe atagaruka. Ubwo turaza, numva Ntezimana avugiye kuri telefone, hari umuntu uri kumubwira kuri telefone ngo ngakora ibishoboka byose ngo singira ahantu njya ngo banjyane kumfunga. Ubwo nanjye nese ngira ubwoba, niko kumucika ndagenda. Ariko bakomeza kumpamagara bambwira ati humura, ni nawe wanyihamagariye Ntezimana, ati humura, ati nubwo byari bibaye biri ariko nta kibazo, ati twashaka ngo ukurikirane umurwayi naba ari Kirehe, ati amafaranga aboneke yo kumuvuza. Ubwo rero baramubanje bakomeza kumpamagara banginga ati ngwino, n'abaturanyi na Mudugudu. Ndavuga ntereka nemere ngaruke, ubwo nta kundi nuko. Hanyuma ku bijyanye n'imibanire yanyu
mwari mubanye mute ko abaturage bari kuvuga ko abaturanyi banyu bari kuvuga ko mutari mubanye neza, byo urabivugaho iki? njyewe umugore ntabwo twari tubanye nabi kuko ari nk'imitungo nta kintu nigeraga muforosaho, nimba ari nk'ibitoki nta gitoki nigeraga ntema, ibitoki byose imitungo yariye. Yewe icyo nashakaga najya nkashakisha nkoresheje guhigahiga, kandi n'ubundi amafaranga nkongera nkagaruka ibibazo afite byose nkamuha amafaranga. Abaturage ko bari kuvuga ko guhitamo kwiha umuti cyangwa se kwiyahura ko ashobora kuba ngo yaba yarabitewe yuko waba wari waramuharitse undi mugore, byo urabivugaho iki? Icyo kintu yewe ntacyo nkizi. Urakoze cyane. Tubabwire ko uyu nyakwigendera Mukantoheri Anuwarita asize umuryango w'abana batatu, barimo abana babiri b'abahungu ndetse n'umukobwa umwe. Bikaba bikekwa ko uru rupfu rwe yarutewe n'uko yaba atarabanye neza n'umugabo we, bitewe n'uko byavuga ko yari yaramuharitse, yarazanye undi mugore. Twagirumukiza James Gapaki, imbonera radiyo yo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi. Kuri uyu munsi mu murenge wa Kiramuruzi ku kigo nderabuzima cya Gakenke hari kubera promosiyo yo gusiramura ifatanyije n'ikigo nderabuzima ndetse n'idini ya Isilamu ikorera hano mu murenge wa Kiramuruzi. Ndi kumwe n'urubyiruko rwinshi cyane aho bari kugenda bashimira ubuyobozi bwacu yuko babahaye promosiyo yo kwisiramuza kuko bari bamaze iminsi batari kwisiramuza. Batangiye tubwira amazina yawe ukatubwira n'ibyiza wabonyemo ndabona muri benshi ikiza wabonye kwisiramuza. Ni byiza cyane, banyita Mbarushimana Eric. Nishimiye kuza kwisiramuza. Ntuye mu karere Karubona. Ntabwo ari mu karere, mu kagari ka Rubona. Mu kagari ka Rubona. Nurije mu murenge wa Kiziguro. Wa Kiziguro. Ndi kumwe n'undi mwana ufite imyaka ingahe? Bakwita nde? Ibyiza uzi byo kwisiramuza ni ibihe? Ubizi ninde? Ikiza cyo kwisiramuza nibwo n'inshuti François. Ikintu nababwira cyane ikiza cyo kwisiramuza hari igihe umuntu agushuka ngo jya mu byaha, utisiramuje umwana akaba arakwanduje. Akaba arakwanduje. Mbega no kugira isuku no kwirinda indwara zitandukanye. Ni ukwirinda indwara zandurira mu mibiri. Mu mubiri. Undi mwana wawe ubizi ninde? Undi wa mwana ubizi? Ikiza cyo kwisiramuza ninde? Ikintu cyatumiza kwisiramuza ni igiki? Hari igihe ugenda gusambana ugasanga urarwaye kandi bitari ngombwa. Bitari ngombwa? Ufite imyaka ingahe? 11. Bakubwiye ko kwisiramuza ari byo byiza cyane, bikurinda indwara. Nawe niko bizi? Ni byiza? Wowe ufite imyaka ingahe? 14. Ko watinze? Ntabwo ari cyane. Aba n'urubyiruko cyane cyane rw'abana b'abanyeshuri baje kwisiramuza ku kigo nderabuzima cya Gakenke, aho bari kugenda bashimira ndetse n'abaganga n'ubuyobozi bwagiye bubafasha ku buryo bisiramuza. Ni urubyiruko rwinshi cyane. Aha turi ni ku kigo nderabuzima, hari abana barenga 150 baje kwisiramuza mu murenge wa Kiramuruzi.